Meze bite? Ariko umwafashe ikiruhuko kirekire cyane, urimo gukora iki muri iyi minsi? Ntacyo. Uzarirwa mu rugo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba? Usibye ibintu bibaho. Neza kuki utambwiye? Hawe bose nubwo mvi rimwe na muntu wawe, sibyo? Icyo ugomba gukora ni iki? Niba hari ushobora kuba wenda waratinye kumbwira, ariko wagerageza ntayitinye itarongoza, sibyo? Ntabwo nafite ibintu amafaranga ahagije cyane, ariko yariyo yose rwose wayaheraho urumva, ariko ukagira ikintu ugeraho, siko bimeze? Kiranga rero niyo nari mfite amafaranga 500, sibyo? Warangura amandazi cyangwa se ukarangura imigati, ayo mafaranga ugiye kuranguza imigati. Aranguza imigati ntazagire ikindi kintu ukuramo? Nta kintu nzaburamo, wongereye ngo kumbanya kugura ibindi. Kandi uzacuruza wunguka ntuzacuruza ubongo. Siko bimeze? Urakoze. Aho ugenda ugerageze. Njye kuraba. Ashaka iki sakiriya? Imigati nange sha. Nija. Nija. Imigati nija? Aya. Sha. Amafaranga atakubakisha utashubakisha umubiri sha. Imigati ko bisize n'amavuta. Nubuki. Umugati kwa kwe. Imigati ikorerwa muri Ruganda. Aho bita mu mayizi. Hewe nija. Ntabwo uhenda kabisa. Ntabwo mpenda rero ugomba ko nahenda. Mba nkubwire. Uracyari umwana muto? Rwose nawe uzakora uzabigeraho. Ariko ntuzicisha inzara. Amafaranga rwose utakubakisha etaje uyubakisha umubiri. Niyo mpamvu natwe twakuze tukayatungana gutya. Rwose mba mbibona burije. Bwari 100. Ese se ubu ngubu ijana n'umuntu ari guhanga imbazi. 100? Rikora imirimo yose. Umugati ndakubwira. Kwa kweli. Akakire neza. Gitanga kesha. Rwose umucuruzi yaza. Ibintu byawe wagira ntabwo uziranenge byujuje. Aha harimo n'amagi. Nubuki byose ntabwo se ubibona. Imigati yawe dore ndi umukiriya w'imena nyimazeho. Umva, uhora ucururiza aha? Ni hano mbona mucururiza utagezaho kukuma icyashya. Urisha make. Rwose umva yakubeshye. Nzagaruka. N'utwo twakoze special. Desde o seu cabeça. Não. Aqui. Como é ijana ryonyine? Sasa twavuganye barwana. Ariko se umugati umwasishira siko nakubwiye. Twavuye ko imigati ari ijana. Ikindi kintu uri kumbaza ni. Nakubwiye ko umugati ari ijana. Niyumviye ko imigati ari ijana. Masi yose paki yose ayiguze. Si imigati se? Imigati se nubuza ko nyine. Ko imigati ari ijana. Masi imigati. Uza gucuruza utazi no kuba. Kandi agenda. Agashishuka inyama cyo kugisha. Angazaje. Angazaje. Ntajya muri
Anko, mwena kwa Mungu, umutima zasegezinga zenza ingwili, wamina rondini migati mwanga kuyishu. Imigati yose cyo gusa ufite ingiranga. Iri cyangwa yose ariye sarira. Hari umuntu yagisanga he? Tugende noneho ukeneye akantu ka gisasu. Ibyo ngibyo bisigaho ngaho. Bisigaho ngaho. Ikiri urarusha. Yewe Hano. Ikibazo cy'umwana. No wandiri imigati. yewe Nawe wariyo. Umva. Yaririye angahe? Yaririye cyabi. Cyabi narungutse ndarangura amapaki abiri. Wari warungutse urongera urarangura none yose yari. Nayari. Yakwishyuye angahe? Nayamaye igiceri cy'ijana. Ijana yonyine. Fata zino nkweto tugende. ariko se koko Tugende. data we gusa abakobwa bo ubusesheragiye arindira abona koko arabona baramfashe gahita yigendera nze muhamagare yaza akanangura inkweto zanjye nkazisubirana alo ngo bimeze bite ariko si uko ku mukunzi wawe uzabona agiye mu byago nawe uhita umutererana koko shaho ngera umbwire ko ukinkunda sha ntabwo nzabyongera ariya ni ikosa rimwe ryabayeho ry'umugabo